mwami mana yacu nongeye kugushima no kuguhimbaza. Dushimiye impuhwe zawe, dushimiye urukundo rwawe ndetse n'imbabazi zawe n'ubugwaneza bwawe. Tugiye kumva ijambo ryawe ndirice mu gutwi ngo riruhuke mu kundi, rishinge imizi mu mitima yacu. Data wa twese, rigere ku babyeyi, rigere ku bagabo, rigere ku basore, rigere ku bakobwa. Data nyiringabo Imana, oya iri jambo ryawe riri mbamba n'urwego rizatugeza iwawe mu ijuru. Data nyiringabo Imana, iri jambo ryawe ndirice mu gutwi ngo riruhuke mu kundi, aho kurishinga imizi mu mitima yacu. Data wa twese, yemerera ubane natwe kandi utugirire neza mu izina ryawe. Data urakoze, amena. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Kadusomere ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice ni cya 5 guhera ku murongo wa 13. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Kabango muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaba ukiryoshwa n'iki? Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abagabo turi umunyu w'isi, ababyeyi turi umunyu w'isi, basore n'abakobwa turi umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzawubasha kuryoshwa n'iki? Iyo umubyeyi yakayutse ntabwo aba agitanga amahoro mu rugo. Iyo umugabo yakayutse ntabwo aba agitanga amahoro mu rugo. Umusore yakayutse aba ari wa wundi wo kujya mu kabari. Iyo umukobwa yakayutse aba ari wa wundi wo kujya mu kabari. Ukeneye kuba umunyu w'isi, ukeneye ko waba umuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mbese umunyu nukayuka uzaba ukibasha kuryoshwa n'iki? Haleluya. Ngo ntacyo uba ukimaze ngo keretse kujugunywa hanze, abantu barangiza bakawukandagira. Ntacyo uwo munyu ukimaze keretse kuwufata bakawujugunya hanze, barangiza ugakandagirwa. Rero wirinde kuzajugunywa hanze kugira ngo ubashe gukandagirwa. Yesu ashimwe cyane. Abagabo birinde kujugunywa hanze, abasore n'abakobwa birinde kujugunywa hanze, ababyeyi birinde kujugunywa hanze. Ubumuntu iryohera buri muntu wese, ubumuntu iryohera abo mubana, ubumuntu iryohera inshuti n'abavandimwe, ubumuntu iryohera abantu. Yesu ashimwe cyane. 14 akavuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntuba ukibasha kwihisha. Yesu ashimwe cyane. ngo ntawakongeza itabaza ngo arigereko indonga, ahubwo baritwikiriza, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ntawakongeza itabaza ngo arigerekeho indonga, ntawasenga ngo abivangavange, ntawasenga ngo abigerekeho n'ibindi. aho kugisabwa ni ugusenga Imana umaramaje, ukabwiza Imana ukuri, ukabwiza Imana ukuri byose. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenga Imana rero, ubwira ijambo tumaze kumva, ubwira ijambo twumvise. Mana Data wa twese, turasenga uyu mwanya, twemerere udutabare, utugirire neza. Ubwira ijambo ryawe tumaze kumva. Ijambo ryari ratubwiye ngo turi umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzaba ukibasha kuryoshwa n'iki? N'umunyu wakayutse ntacyo ubasha kuryoshwa nabi. N'umugabo yakayutse ntabwo bigenda neza.
umusore n'umukobwa yakabise ntabwo bigenda neza. Dukeneye kuba umuntu rero uryohera buri muntu wese. Turakwinginze rero iri jambo ndiritse mu gutwi ngo ribuke mukundi, aho korishinga imizi mu mitima yacu ibashe kuduhira. Ubane natwe rero kandi tugirire neza, twambike imbaraga ndetse n'ubutware bwawe. Komeza gutindana natwe dukomeze no kuturinda. Mu izina ryawe data twese n'amana urakoze. Amena, amena. Mugire amahoro y'Imana. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Amena.